Na n'ubu n'aka kanya harakibazwa impamvu abanyeshuri bafata umwanzuro wo gukubita umwarimu bakamukomeretsa cyane mu buryo buri hejuru. Abanyeshuri bateze abarimu ubwo bari ku nzira bakubita aba barimu kugeza igihe ibintu bibereye bibi. Ibi ngibi byabereye mu karere ka Nyagatare aho abanyeshuri bateze abarimu barabakubita. Abanyeshuri bo ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarupfubire, ishuri riherereye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare, bateze abarimu babigisha barabakubita, umwe baramukomeretsa mu mutwe mu buryo bukomeye cyane. Ibi ngo byabaye ku mugoroba wo kuri wa gatatu tariki ya 4 Kamena 2025 ahagana saa 11 z'umugoroba, ubwo hari harangiye umupira w'amaguru wahuzaga abiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye n'abiga guhera mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa gatandatu. Abiga mu mwaka wa kabiri ngo ntibishimiye imisifurire kuko batsinzwe igitego 1-0, bituma batega abarimu babo mu nzira barabakubita. Amakuru ngiye kugezaho niba ari bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wacu kandi subscribe kugira ngo umve uko byakurikiyeho no ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB twese ruta muri yombi aba banyeshuri. Bivuga ko abanyeshuri bateze abarimu basifuye ari abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, bagize umujinya byibanga mu nda kubera igitego batsinzwe, badukira umwarimu baramuhondagura bako ari babiri, umwe baviramo gukomereka cyane mu mutwe bahita bamujyana kwa muganga igitaraganya. Niba ari bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro kandi subscribe kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu bikubiyemo dukomeza kugenda tukugezaho amasaha 24 kuri 28. Abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarupfubire, ishuri riherereye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare, niko amakuru yacu tuyatangiye. Abanyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri rwa Nyarupfubire, ishuri riherereye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare, bateze abarimu bigisha barabakubita, umwe baramukomeretsa mu mutwe mu buryo bukomeye cyane. Ibi byabaye ku mugoroba wo kwa gatatu tariki ya 4 Kamena 2025 ahagana saa 11 z'umugoroba, ubwo hari harangiye umupira w'amaguru wahuzaga abiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye n'abigaga guhera mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa gatandatu. Abiga mu mwaka wa kabiri ngo ntibishimiye imisifurire kuko batsinzwe igitego 1-0, bituma batega abarimu babo mu nzira barabakubita. Umwe mu barimu ari mu bakubiswe yabwiye igitangazamakuru igihe ko basohotse ikigo ari abarimu 6, bageze hanze bahasanga abana bafite inkoni, abarimu 2 muri bo bahise biruka. Ati twari 6, 2 babonye batwatatse ni abasaza barirutse, twe twari tugiye kwiruka nka umwe mu batangije icyuma, umwe bamutangije icyuma kimufata mu mutwe arakomereka cyane, undi bagiye kumutera dukinga umukuboko, uwakomeretse yahise ajyanwa kwa muganga adodwa mu mutwe. Ubuyobozi bumusaba kujya gutanga ikirego kugira ngo abagizemo uruhari babihanirwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimiyaga Bagabo John yabwiye igitangazamakuru cy'igihe ko nta muntu n'umwe uratabwa muri yombi, ko umwarimu yamenye uwakomeretse ari umwe. Ati abarimu twabagiriye inama ko batanga ibirego hanyuma inzego zibishinzwe zigakora iperereza zikabikurikirana. Ni urugomo rw'abana bateza abarimu, ntabwo ari ubundi bugizi bwa nabi. Gitifu Bagabo yavuze ko ubusanzwe abanyeshuri bakwiriye kugira ikinyabupfura, nta mpamvu yo gutinyuka abarimu babo kugeza n'aho babakubise. Yavuze ko inzego z'umutekano zizakora iperereza, ubigizemo uruhare wese akabihanirwa. Aba banyeshuri ni urwo rugomo bakoze rwo guhondagura abarimu ndetse no kubatega, hakazamo no kubatera ibyuma muri rusange. Uyu mwarimu ntiyigeze ajya gutanga ikirego, bisa nk'aho bababariye bano banyeshuri. Reka twikomereze n'amakuru yacu yo hirya no hino akomeje kugenda afukwa mu Rwanda nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Mu karere ka Muhanga Nyamabuye hari ababyeyi bavuga ko bareraga umwana w'imyaka 9 y'amavuko, bagatungurwa no gusanga amanitse mu mashumi w'igikapu cyari cyanitse hanze ku mugozi banikaho imyenda, ndetse bagasanga yapfuye. Ndetse hakarimo harakorwa iperereza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo hamenyekane cyangwa se hamenye impamvu yateye urupfu rw'uno mwana wishwe mu buryo butangaje. Andi makuru atari nuko
Amakuru ahari ni uko Kicukiro umugabo